Shalom bakunzi basenga ubuhoke, tubahaye ikaze nanone muri uyu mwanya wo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Aha niho honyine uzakura ubwenge bukomoka ku Mana, kandi niho uzamenyera ibyinshi byahishwe ubwenge bwo mu isi, ukahakura ubumenyi bwo mu isi y'umwuka, ukahungukira byinshi muri bimwe utari usobanukiwe. Uzahumvira iby'amatwi yawe atigeze yumva, kubera ubuntu bw'Imana buri kuri senga ubuhoke no kuri twe, kugira ngo utumenyeshe iby'ubwiru bwo mu isi y'umwuka. Imana amahoro ikugirire neza. Turashaka kuvuga isi y'umwuka n'ahantu ihurira n'abana b'abantu. Isi y'umwuka n'ahantu ihurira n'abana b'abantu, ni ukuvuga ngo iyo tuvuga isi y'umwuka byumve turavuga isi itagaragara, isi y'ibiremwa by'umwuka, isi umubiri utinjiramo, ahubwo isi yinjira mu mwuka, cyangwa se yinjiramo za roho. Ahahurira za roho. Imana ni umwuka, ntushobora guhura nayo mu buryo bw'umubiri, uhura nayo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka wawe uhura n'Imana mu mwuka, ukumva Imana mu mwuka, ukayizera mu mwuka, ikakubwira mu mwuka, ibyo iguha ikabiguha mu mwuka, ukabyakira mu mwuka, nyuma bikagaragara mu buryo bw'umubiri. Imana ikugirire neza. Mbere y'uko rero dukomeza, reka tubanze dufate umwanya wo gusenga, hanyuma tuganire. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, wowe umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka, ukaba umuremyi w'ibigaragara n'ibitagaragara. Tuguhaye amashimwe n'icyubahiro, kuko ntawe muhwanyije icyubahiro, ntawe muhwanyije gukomera. Ibiriho byose biriho kuko wabishatse kandi wabitegetse. Niyo mpamvu aka kanya twongeye kuza imbere yawe, kugira ngo tuvomerere, udusukire, tuvomere ku mariba y'ubwenge bwo mu mwuka, tuvomere ku iriba ry'imbaraga zo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, duhe gusobanura no guhishurirwa ibyahishwe amaso yacu. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, vayo uvugane n'ubugingo bwacu, vugana n'imitima yacu, vugana na buri wese waje kuri senga ubuhoke, kugira ngo Mwami, biciye mu cyo uvugana n'ubugingo bwe, biciye mu cyo uvugana nawe w'umwuka, we w'umwuka abohoke no mu mubiri bigaragare ko yabohowe. Urakoze Mwami w'abami Yesu Kristo. Reka duhinduke kano kanya akanwa kawe, kugira ngo uvugane n'ubugingo bwa buri wese uje hano kuri senga ubuhoke. Ni mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Uwiteka akwiteho kandi akugirire neza. Isi y'umwuka ihurira he n'umwana w'umuntu? Imana ko ari umwuka, umuntu akaba ari umwuka w'ubugingo uri mu mubiri, uhurira he nayo? Ntangiye mvuga ngo duhura n'Imana mu mwuka, ntabwo duhura n'Imana mu bigaragara. Imana uhura nayo mu buryo bw'umwuka, mu buryo butagaragara, mu buryo wowe w'imbere, cyangwa se wowe w'ubugingo, aho ubugingo bwawe buhura n'Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo butaboneka. Ni Imana twizera tutarabona iriho, kuko ni Imana y'umwuka ihura na buri muntu wese mu mwuka. Umva uko Yesu yabivuze muri Yohana igice cya 4, muri Yohana igice cya 4. Ntabwo Imana igira idini, ntabwo Imana ugira ahantu wayisanga, ibera hose icyarimwe. N'uyisenga rero si ngombwa kumva ko hari ahantu runaka wayibonera, kuko yo ibera hose icyarimwe. Icyo usabwa gusa
cyangwa se icyo ugomba kumenya ndetse ugomba no kwisobanukirwa ndetse ukanakitoza, ni ukumenya Imana mu mwuka n'uburyo ugomba guhura nayo mu mwuka, ukayisenga mu mwuka bidashingiye aho waba uri hose. Ugomba kumenya uko wahura n'Imana mu mwuka bidashingiye kuba waba uri mu rusengero, cyangwa se waba uri muri ekleziya, cyangwa se waba uri ku musozi, cyangwa se aho waba uri hose. Imana ukamenya uko ubana nayo mu mwuka, ukaganira nayo, ukayigezaho ibibazo byawe, nayo ikabyakira ikagusubiza. Umva ukuntu Yesu yavuze muri Yohana igice cya 4 kuva ku murongo wa 21. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Aka kajambo kitondere, ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Hari abasenga bitari ukuri, umuntu ukaba wamubona ko asenga ariko asenga bitari ukuri. Umuntu ukaba wabona umuhate ari mwinshi mu gusenga, ariko uwo muhate rwose adasengera mu kuri. Kuko ijambo ryavuze ngo igihe kiraje kandi kirasa, ubwo abasenga by'ukuri, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Kumbe hari ahantu ho gusengerwa. Ahantu ho gusengerwa ntabwo ari mu musozi, ntabwo ari muri ekleziya nubwo naho twahajya, ntabwo ari mu rusengero nubwo kujyayo atari bibi, ntabwo ari mu buvumo, ntabwo ari ahantu, ntabwo ari mu ishyamba nubwo kujyayo bitaba bibi. Ahubwo hano Yesu aravuze ngo igihe kirageze cyuko abasenga by'ukuri basengera. Aka kajambo basengera, wakumva basengera hehe? Agiye kugaragaza aho basengera, ngo basengera Data mu mwuka. Kumbe hari ahantu hitwa mu mwuka umuntu wese agomba gusengera. Hari ahantu basengera hitwa mu mwuka. Aho hantu basengera hitwa mu mwuka niho Yesu agaragaje ko abamusenga bagomba kuba ariho basengera. Ni ukuvuga ngo rero usengera hanze h'umwuka, cyangwa se usengera ahantu hatari mu mwuka, we akajya gusengera ahantu yibwira ko aho hantu ariho yahura n'Imana, uwaba yayobye. Yesu yavuze ko abasenga Data by'ukuri bakwiye kumusengera. Agiye kugaragaza hariho mu mwuka. Ni mu mwuka honyine niho umwana w'umuntu abasha guhura n'Imana. Ni mu mwuka niho honyine umuntu ashobora gukubitana n'Isumba byose, guhura n'Isumba byose, ishobora byose, iyamuremye, iyakuremye ikandema. Aho dushobora guhurira nayo ni ahantu hamwe gusa. Yesu aravuze ngo ni mu mwuka. Tukajya mu mwuka tugiye gukora iki rero? Tugiye kumusenga. Dusenga Data, aho ashaka ko tumusengera ni mu mwuka. Aho niho duhurira tukamusengera. Tukamusengera mu mwuka, tumuhamagarira mu mwuka, tumugezaho ibibazo byacu iyo twinjiye aho hantu hitwa mu mwuka. Itarinjira mu mwuka ntabwo ushobora guhura n'Imana. Imana uhura nayo mu mwuka, aho hantu hitwa mu mwuka. Aho hantu hitwa mu mwuka rero ntabwo ibirenge bisanzwe bihakandagira, ntabwo
amaso aya ngaya y'umubiri ahabona, mu mwuka aho ngaho hagerwa ibirenge by'umwuka. Ibirenge by'umwuka nibyo bihagera, amaguru y'umwuka niyo ahagera, amatwi y'umwuka niyo yumva ibibera aho mu mwuka, ntabwo ari amatwi asanzwe. Imana iguha amatwi adasanzwe. Amatwi asanzwe Yesu yaravuze ngo bafite amatwi bumva ariko ntibumva. Kubera iki? Hari ayandi matwi yo mu mwuka yumva ibyo mu mwuka. Hari n'ibirenge byo mu mwuka bijya mu mwuka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uziga ibya data wese azaza hondi. Yesu ari hehe kano kanya? Wambwira aho ari ngo ujya aho ari? Bamwe hari igihe bashobora kwibwira ngo ari muri ekirisiya, abandi mu misozi, abandi mu buvumo, abandi mu ishyamba. Ariko ubyibuke ko Yesu yavuze ngo nibabwira ngo ndahangaha ntimuzajyeyo. Yesu Kristo kano kanya ari mu mwuka, tumusanga mu mwuka. Semene amen. Tumusanga mu mwuka gute rero? Ni imitima yacu yinjira mu mwuka, niba ikiyoborwa n'iby'amaso y'umubiri areba, niba ikiyoborwa n'ibituruka hanze amatwi y'umubiri yumva, ahubwo imitima, wa mutima ukinjira mu mwuka ho mu ijambo ry'Imana, ukayoborwa n'ijambo ry'Imana. Wamara kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, wa mutima ukazamuka muri rya jambo ry'Imana, ukazamukira mu ijambo ry'Imana, kuko ubundi ijambo ry'Imana ntiwaritandukanya n'Imana. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo uwo yahoranye n'Imana ndetse yari Imana, nta na kimwe kitarimwe nawe. Nuvuga ngo rero wamara kuzamuka mu ijambo ry'Imana ari ryo rikuyoboye hamwe n'umwuka w'Imana, ukinjira mu mwuka. Watangira kwinjira mu mwuka, aho mu mwuka rero nihumvirwa, cyangwa nihumvirwa ibisanzwe, humvirwa ibidasanzwe. Aho mu mwuka niho wavana ihumure rikwiye, niho honyine ufite kuvana amahoro yuzuye, niho honyine haturuka igisubizo cy'umuntu nyakuri. Iyo tuvuga umuntu nyakuri ntabwo mvuga umubiri si umuntu, ndavuga wowe ariyo roho yawe, mwuka ukurimo, uwo mwuka ukurimo, ndavuga umwuka ukurimo. N'umutima navugaga simvuga umutima w'inyama bari abaganga babaga, ndavuga umutima w'umwuka, kuko uri ikiremwa cy'umwuka ariko cyambaye umubiri wakuwe mu mukungugu wo hasi. Imana ibwira Adamu ngo wavuye mu mukungugu kandi niwe uzasubiramo. Yavugaga umubiri wa Adamu ko wakuwe mu mukungugu ari naho ugomba gusubira. Ariko Adamu nyakuri w'umwuka ariyo wa mwuka w'ubugingo Imana ahumekeye muri Adamu, ari wowe nyirizina nawe, wowe uri umwuka w'ubugingo. Wowe umwuka w'ubugingo mvugana nawe rero utandukanye n'uwo mubiri wambaye. Iyo ushaka kujya mu mwuka rero ukajyanayo n'uwo mubiri, ntabwo bikunda. Wowe usanga urimo uraramya ikindi kitari Imana nyakuri. Iyo wimajennye Imana, ukayimajena, ukumva ko wayisenga wayambaza ufite ibindi bintu wishingikirijeho, urugero ufite ibintu by'amasaro, ukumva ko kuyisenga bisaba gukoresha ibintu by'amasaro, kuyisenga bisaba kurebera ku bintu bigaragara byakozwe n'umwana w'umuntu, wowe Imana uba wamaze kuyiyoba kera. Imana y'ukuri uba wamaze kuyiyoba kera. Niyo mpamvu ivuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Yesu abwira uno Musamariya, we yarazi ngo Imana igomba gusengerwa kuri uwo musozi,
abandi bati ni Yerusalemu niho honyine Imana igomba gusengerwa. Ariko Yesu araza arabikosora, arababwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga Data by'ukuri bakwiriye kumusengera ahantu hitwa mu mwuka, akandi kajambo no mu kuri. Ni ukuvuga ngo mu mwuka no mu kuri, aho niho Imana igomba guhura nawe, kwinjira mu mwuka ukayisengera mu mwuka, kabiri ukayisengera no mu kuri. Mu kuri, ukuri ni iki? Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana. Data ubereshe ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Ayo ryo ni isengesho Yesu yasengeye abigishwa muri Yohana mu gice cya 17, avuga ngo Data ubereshe ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. So ukeneye rero kwimenyereza cyangwa se kwiga cyane uburyo bukwiriye bwo gusenga Imana, uyisengera mu mwuka, kuko niyo yonyine, kuko n'ubundi aho mu mwuka niho wowe ukomoka, ni naho uzasubira. Iyo tuvuga mu mwuka, reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Abefeso, Abakolosayi mu gice cyaho cya mbere, kuva ku murongo wa 14, handitse ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye. Umvira ijambo ritangiye ritubwira ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Kumbe hari Imana itaboneka mu buryo bw'umubiri. Yesu Kristo ni ishusho y'Imana itaboneka, yaje avuye ku Mana. Nawe wibuke ko inkomoko yawe wavuye ku Mana itaboneka, nyamara wowe uraboneka, abantu barakubona. Wavuye mu ishusho, wavuye ku Mana itaboneka, ariko ikurema uri umwuka w'ubugingo, yo ikwambika umubiri kuzana ku isi kugira ngo uboneke. Umunsi uzacomoka uvuye muri uyu mubiri, ntituzaba nawe tukubona, uzaba wasubiye muri za si zitaboneka. Hari isi itaboneka Imana yaremye, ibamwo ibiremwa bitaboneka. Hakaba n'isi iboneka, ibamwo ibiremwa biboneka. Iyi si iboneka rero, kugira ngo tuyibemo, nuko ugomba kuba wambaye umubiri wayo, umubiri wa hano mu isi utuma uboneka. Umunsi uzakurwa muri iyi si iboneka ugiye mu isi itaboneka, bizasaba ko wamburwa no mubiri. Niyo mpamvu bamwe mutwumva, mudukurikirana, cyangwa kano kanya muri kutwumva, ushobora kuba uri kunkurikirana warigeze ababyeyi, ariko kano kanya ukaba utakibabona. Ibyo twita ngo barapfuye. None ko ababyeyi baba bapfuye, wakwibaza bagiye. Igisubizo rero, bajyanywe mu isi itaboneka, muri yasi ya za roho, cyangwa se yasi y'imyuka. None rero sasa iyi si, iyo si turi kuvuga itaboneka, niyo itegeka iyi iboneka, kugira ngo ugire icyo ukora kidasanzwe, nuko uba wihuje n'isi itaboneka. Ariko iyo tuvuga isi itaboneka, iri mu byiciro, niyo twita isi y'umwuka, iri mu byiciro bibiri. Hari isi itaboneka, igice cyitwa isi y'umwijima. Iyi si y'umwijima ni ihuriro cyangwa ni icyicaro cy'imyuka mibi yose, ni igihugu cy'imyuka mibi yose ihumanya. Ariyo myuka y'abadayimoni iyobowe na Satani. Iyo tuyita isi y'umwijima, isi y'abamarayika b'umwijima. Imana ikugirire neza, ndumusobanura. None iyo si y'abamarayika b'umwijima
ntabwo twebwe ntabwo ariyo tuvuga dusabana nayo. Icyakora hari bamwe mu bana b'abantu basabana n'iyo si y'umwijima. Ibi iyo bakora bakabikora babitegetswe na ya si y'umwijima, ikabagayidinga cyangwa ikabaha ubushobozi, ikabaha zimwe mu mbaraga zo kugira nabi, zo gukora ibikorwa bibi. Iyo si y'umwijima sinyigarukaho rero, iyo ngiyo itsindwe mu izina rya Yesu. Iyo mvuga rero turimo turivugira Imana itaboneka, isi yayo ya kabiri, iyo mu isi itaboneka twita ijuru. Isi ya kabiri tuyita ijuru, ni isi itaboneka. Ijuru ni isi itaboneka, ntiriboneka, ntabwo rigaragara. Kiriya kirere ushobora kureba, kiriya kirere ntabwo ari ryo juru, ririya sanzure ntabwo ari ryo juru, kuko rizamutsemo ukagera kure hashoboka. Ni ahantu wagira ngo uhure n'Imana uyibona amaso ku maso, cyangwa uhure n'abamarayika live amaso ku maso muri kiriya kirere twita wakwibwira ko ari ryo juru. Iri sanzure tureba ntabwo ari ryo juru. Noneho sasa ijuru nyajuru ry'Imana ntiriboneka, rituwemo n'Imana itaboneka. Yishimiye kurema ikintu cyitwa ijuru, aho igomba gutura, aho hantu ihita ijuru, ariko ntiwahabonesha amaso. Ihaba yo nk'Imana, ikahabana n'abamarayika bayo bera, ndetse tubona na bamwe mu bantu bamaze kugera mu ijuru. Urugero nka ba Eliya bazamuwe mu ijuru. Mu ipfa rya Yesu tubona bazutse barazamurwa. Imana amahoro ikugire neza. Noneho sasa iyi Mana rero itaboneka, kugira ngo usabane nayo bisaba kugira ngo ube wamaze kurenga mu ntekerezo zawe, zibe zamaze gutambuka ibitaboneka. Intekerezo zawe zibe zamaze kurenga ibiboneka. Bisaba kugira ngo uhure n'Imana, bisaba ko mu ntekerezo zawe uba wamaze kurenga ibiboneka, utakiyoborwa n'ibiboneka. Iyo tuvuga kuyoborwa n'ibiboneka, ni ukuyoborwa n'ibigaragara. Iyo rero utangiye gusenga, mu gihe utangiye gusenga, wowe mu bitekerezo byawe hakaza ibiboneka, hakaza ibigaragara, uba urimo uba wamaze kudeviya mu buryo bw'imisengere yawe. Iyo rero usenga bigusaba kugira ngo mind zawe zitandukanye n'ibigaragara, ahubwo mind zawe zose zigende ziconnect cyangwa se zitumbire ya Mana itaboneka. Kwa kundi utumbiriye ya Mana itaboneka, kwa kundi uri kuvuga ariko wumva kuvugana na ya Mana itaboneka, aho hantu uko ijwi ryawe riba ryazamutse, uko umwuka wawe uba wazamutse, wisanga direct wamaze kuba connected na ya Mana itaboneka. Yo wizera ibyo rero biyoborwa no kwizera kuba kuri mu mutima wawe. Ariko kwizera k'umutima wawe kugomba kugendana no kumenya ibyo urimo urakora cyangwa isengesho urimo urasenga. Igihe rero utangiye gusenga ya Mana itaboneka, iyo wamaze kwikonekita nayo, hari ubundi bushobozi bumanukira mu mutima wawe, hari imbaraga zimanukira mu bugingo bwawe muri wowe utaboneka. Za mbaraga zimanukiye muri wowe utaboneka, ari wowe bugingo, ari wowe mwuka, iyo ugarutse ukazikoresha mu isi bigaragara, ukatura ngo habe iki, ako kanya icyo watuye gihita kiba. Imana isengwa mu mwuka no mu kuri niyo ikeneye, iyo ngiyo niyo yo gusengwa. Nimwe rukumbi gusa, ntizibe ebyiri. Imana y'ukuri nimwe rukumbi, ntizibe ebyiri. Umuremyi w'ijuru n'isi ni Imana imwe rukumbi. Iyo nivugana nawe ikubwira yuko igihe kigeze cyuko abayisenga by'ukuri bayisengera mu mwuka, ntabwo ari ukuyisengera mu madini, kuko iyi ni Imana itagira idini. Nigira idini iryo ari ryo ryose cyangwa umuryango uwo ari wo wose hano mu isi. Iyo Imana ni umwuka, cyokora ikigira hano ku isi ihagira abantu bitwa abana bayo, ihagira ikitwa abana bayo.
zopetese kiria hori ya patasakra baba. Sema amen. Ihagira abantu bitwa abana bayo. Abo bana bayo rero nabamaze kwimenya ko ari abana bayo, bagasobanukirwa ko bavutse ubwa kabiri, bakamenya n'inzira baciyemo bavuka kugira ngo bitwe abana. Abo bana bayo rero iyo basabana nayo, iyo baganira nayo mu mwuka, ntabwo ari mu mubiri. Mu mubiri uzavugana n'umuntu wambaye umubiri, kuko Imana nta mubiri igira uyu nguyu. Nivugana nawe yego ishobora kwipiza, ishobora kwambara umubiri w'umuntu ikavugana n'ubuzima bwawe. Amen. Yesu yaraje yiyambika umubiri, yambara umubiri, afata umubiri, ariko mu by'ukuri atari umubiri, ari umwana w'Imana, ndetse ari n'Imana yahoze iri mu ijuru. Araza ku isi yambara umubiri, yigira umuntu kugira ngo abone uko acungura icyitwa umuntu, kuko umuntu ni umwuka w'ubugingo ariko utuye mu mubiri, umubiri w'inyama umubiri w'inyama n'amaraso. Rero byari ngombwa rero Yesu ntabwo agombaga kuza gucungura abo mu isi ari umwuka ngo bikunde. Byari ngombwa ko we afata umubiri, aza akambara umubiri kugira ngo akubone wowe wambaye umubiri, nanjye ambone nge nambaye umubiri. Noneho rero niciye mu ambone gute, wowe mubone gute? Tumubona biciye mu kwizera, mu kumwizera, mu kwizera amagambo ye. Kwizera amagambo ya Yesu Kristo ukayahagararamo, ukayahagararaho, ndetse ukaba wanayapfira. Ibyo nibiyo biguhindura kwitwa umwana w'Imana. Ni nabyo bivamo kuvuka ubwa kabiri. Ngo mwabyawe n'imbuto itabora, ari ryo jambo ry'Imana. Niko ibyanditswe byera muri Petero bivuga ngo mwabyawe n'imbuto itabora, ari ryo jambo ry'Imana. Tuvuka ubwa kabiri biciye mu kumva ijambo ry'Imana, tukaryizera. Kumva ijambo ry'Imana ari bwo butumwa bwiza butwemeza ko Kristo yaje mu isi akigira umuntu, akambara umubiri, agapfira abari mu isi, ku munsi wa gatatu akazuka, kugira ngo abacungurire Imana Data wa twese, abahindurire kuba abami n'abatambyi, kandi bazimana nawe ubuziraherezo. Amen. Kwizera ibyo ngibyo rero biguhesha, bikutuma uvuka mu isi y'umwuka. Mu mwuka havuka uwundi muntu, kuko ijambo rivuga ngo uwemera wese yuko Yesu ari Kristo, uwo yabyawe n'Imana. Kumbe kubyarwa n'Imana biva mu kwemera no mu kwizera ko Yesu Kristo ari umwami. Uhererera igihe wamwizereye mu mwuka, muri wowe uhindurwa bundi bushya. Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi kongera ikavuga ngo umuntu wese yari muri Kristo ahinduka icyaremwe gisha, ibya kera biribagirana, ngo byose bikaba bibaye bishya. Kwizera Kristo Yesu ukamuturamo. Tumuturamo gute? Dutura mu ijambo rye, ijambo rye rikabuhinduka ubuzima. Ukamuturamo biguhindura kuba icyaremwe gisha mu buryo bw'umwuka. Cya cyaremwe gisha mu buryo bw'umwuka kigomba kuvugana n'iyakiremye, n'iyakibyaye, cyangwa ikakirema bundi bushya mu buryo bw'umwuka. Tuvugana nayo mu mwuka, tugasabana nayo mu mwuka, tugasengera iyo Mana mu mwuka. Aho mu mwuka navuze ngo niho tujya tukayigezaho ibibazo byacu, kuko umuyoboro wonyine n'umurongo wonyine Imana yashyizeho wo gucisha, wo abantu bagomba kunyuraho bayigezaho ibibazo, cyangwa se bashaka no kuganira nayo. Uwo muyoboro yashyizeho ni umuyoboro witwa amasengesho, cyangwa se isengesho. Ariko isengesho ryakozwe mu mwuka no mu kuri.
isengesho rikozwe mu mwuka no mu kuri niryo ryonyine Imana yumva, niryo ryonyine Imana isubiza. Imana amahoro ikugirire neza wowe turi kumwe. Ndizera nashidikanya ko hari icyo wumvise kubw'imbabazi z'Imana. Tuvuye aho ngaho rero, Imana hano turi kubona ngo niyo shusho y'Imana, Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. 16 kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Nuvuga ngo kugira ngo ibyo mu ijuru tutabona muri yasimwuka, ibyo mu ijuru byaremewe muri Kristo, kugira ngo ibyo mu ijuru nitugerayo tukaza hari ibyo tuzabonayo. Ibiri mu ijuru byaremewe muri Kristo Yesu, kugira ngo bibeho. No kuvuga ngo Yesu Kristo niwe wabiproduizaga, niwe byacagamo, niwe wabiprintingaga, yari printer. Nuvuga ngo byaremewe muri we ibyo mu ijuru, ngo ndetse n'ibyaki n'ibya hano mu isi. Niko dusomye. None hano akatubwira ngo ari n'ibyo mu isi, ngo ibiboneka n'ibitaboneka. Urumva ko hari ibiboneka byaremwe biremewe muri Kristo, ariko hari n'ibitaboneka. Hari ibiboneka, hari n'ibitaboneka. Hari ibiremwa biboneka, hari n'ibitaboneka. Hari intebe z'ubwami zigaragara, hari n'intebe z'ubwami zitagaragara. Nk'uko ijambo rivuze nsomye hepfo ngo intebe z'ubwami n'ubushobozi bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye. Urumva hari intebe z'ubwami, hari ubushobozi, hari ubutware bwose bwaremwe na Kristo, ariko bwaremwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Nongere reka nkorije neza, ubwo ubushobozi n'ubutware n'intebe z'ubwami zigaragara n'izitagaragara zaremwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu, kuko byose ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru biboneka n'ibitaboneka byaremewe muri we. Kumbe hari intebe zateguwe z'ubwami zitagaragara, zateguriwe bamwe mu bizera, bamwe mu bamenye Imana, kandi igihe gikwiriye zizicarwaho n'abana b'Imana. Imana amahoro ikugirire neza. So iyi Mana rero isengwa mu mwuka no mu kuri. N'ibibazo byose bigomba kwigezwaho, bigomba gucishwa mu mwuka no mu kuri. Ese usenga mu mwuka no mu kuri? Iyo imisengere yawe ishingiye ku idini, igashingira ku kintu icyo ari cyo cyose, iryo sengesho riba ryamaze kuba expired, riba ryamaze kuyoba, ritakaza umwimerere waryo, ntirishobora kugira aho rigera. Mu isi y'umwuka rero niho honyine winjira mu buryo bw'umwuka ugahura n'Imana. Kandi gitangaje nanone mu isi y'umwuka, muri cya gite cy'umwijima, abinjira muri yo si y'umwijima bahahurira n'amashitani, bahahurira n'imyuka mibi, bahahurira n'imbaraga. Noneho sasa iyi si igaragara ifite imibiri itegekwa n'izo si z'umwuka zombi uko ari ebyiri. Nta kibaho hano mu isi, nta cyakubaho wowe unyumva, nta cyakubaho wowe nkurikirana kitavitaho kiba cyakomotse. Iyo kitavuye mu isi y'umwijima, kiba cyavuye mu isi y'umucyo, ariyo twita ijuru. Ibibaho hano ku isi bigira inkomoko, nubwo bamwe mu banyabwenge n'abahanga batagerageza gushakisha inkomoko za bimwe na bimwe bagahimba ibintu n'ibindi, ariko ibibaho byose, ibyago tubona n'amakuba tubona ntabwo bipfa kugwirira isi. Nta cyago cyagwirira wowe umuntu, nta cyago cyagwirira igihugu, nta cyago cyagwirira ishyanga kidafite aho gikomoka. Urugero nk'uriya muriro watwitse muri California, ufite aho wavuye. Uriya ntabwo wapfuye kuza, wavuye mu isi y'umwuka.
si umwuka irawohereza. niyo mpamvu igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika umujyi warahiye wose urashyira kongoka bawureba, bagerageza kuzimya uriya muriro biranga, kuko wari umuriro uvuye mu isi y'umwuka, wari umuriro usunitswe n'isi y'umwuka. kugira ngo uzime rero buriya hasabaga izindi mbaraga zo mu mwuka. ntabwo imbaraga zisanzwe ziriya ndege zamenaga amazi ziyafuheraho umuriro uri n'iki zari kuwuhagarika. n'isi y'umwuka niyo yawukongeje. igihe kinageze ibyo yagombaga gukora birangiye irawuhagarika. nuko bigenda. nawe rero bikubaho bifite inkomoko yabyo, kugira ngo numara kwisobanukirwa ushobora kuba uri kunyumva hari ibibazo urimo uracamo, hari intambara urimo uraruhana, uri guca mu bihe bigukomereye utasobanura, utazi imva n'imvano zabyo. garuka ku Mana uramenya imva n'imvano zabyo, kandi nugarukira Imana nyakuri yaremye ijuru n'isi, atari ya yindi idini ryakwigishije, atari ya yindi idini ryakumenyereje, ahubwo Imana rurema nyakuri. kuko Yesu yaje asanga amadinari cyane n'abayobozi b'ayo madini bahari, kandi abamenyereza abayobozi b'ayo madini abigisha uburyo bwo gusengamo. rero yari yarabamenyereje ko gusenga ari mpaka gusengera i Yerusalemu. bamwe mu Basamariya bo bakumva yuko hari umusozi runaka wagombaga gusengerwa. Yesu rero aje apangurura ibyo bintu, ahindura ibihe, aravuga ngo igihe kiraje ubwo abasenga by'ukuri badasengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu, ahubwo bagomba kumusengera mu mwuka no mu kuri. uri n'iwawe mu nzu wajya mu mwuka ugasenga Imana. uri ahantu hose waba uri uzi mu mwuka uburyo bahinjira, uko ni gute binjira, ukamenya uko binjira mu mwuka. wakwinjira mu mwuka ugahamagara Imana igakora ibikomeye. Imana amahoro ikugirire neza. reka tugarukire ahangaha. twavugaga guhura n'Imana mu mwuka, aho twari turimo dusobanura uburyo bwo gusenga mu mwuka, aho dushobora guhurira n'Imana, uburyo bwo guhura n'Imana naho twahurira nayo. tuvuze rero uburyo bwo guhura n'Imana naho twahurira nayo, duhurira nayo mu mwuka. ntabwo ari muri Eklezia mbisubiremo, ntabwo ari mu nzu zisengerwamo zino duhuriramo. nubwo kujya muri Eklezia si bibi, mutanyumva nabi, ntabwo mbabujije kujyayo. kujya mu rusengero zanzu duhuriramo dusenga zubatswe n'intoki z'abana b'abantu si bibi, nabyo ni byiza. ariko noneho hari icyiza kiruta ibindi. icyiza kiruta ibindi aho tugomba gusengera ni mu mwuka no mu kuri. nujya hariya muri rusengero, nujya muri Eklezia mu gihe cyo gusenga, mutangiye gusenga, ntusengere mu mwuka no mu kuri. isengesho ryawe ntirizatobora, ntirizarenga umupaka, ntirizarenga umunwa wawe. Imana ikugirire neza. reka dusoreze ahangaha. Uwiteka Imana nyaremye ijuru n'isi, Imana isengwa mu mwuka no mu kuri. reka abumvise rino jambo n'abazaryumva mu gihe kizaza, umwuka wera azabamanukire. buri wese wumvira ijambo, umwuka wera mumanukire, amwigishe ibirushijeho ibyo tuvuze, amwigishe ibirushijeho ibyo ducishijemo, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. kandi buri wese wari ufite ikibazo gikomoka mu isi y'umwijima kimuveho mu izina rya Yesu Kristo, atandukane nacyo mu izina rya Yesu. buri wese mwami ufunguye cyangwa se udukurikiranye mu mbaraga z'umudasenze, kugira ngo ahure n'igisubizo gihuye n'ubuzima bwe kivuye mu gice cy'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. yacire ubuzima buciye muri iri sengesho, mwami yacire kugubwa neza biciye muri iri sengesho, mu izina rya Yesu. kugubwa neza kuvuye mu ijuru ukamujyaho. urakoze mwami. Imana amahoro iguhe umugisha. wowe ukurikiranye iri sengesho uhuye n'igisubizo kivuye mu ijuru, cyakire mu izina